nibyo koko wari kuri Bright Future. Ikiganiro ni Bright Memory. Hari ibyizizwa buri munsi hirya no hino ku isi, kandi nawe hari ibyo uzirikana buri munsi. Ariko se tariki ya 16 ukwezi kwa karindwi uyifata ute? Kuri uyu munsi hizizwa byinshi, ariko tugiye kurebera hamwe icyitwa Artificial Intelligence Appreciation Day, umunsi wo kwishimira ubwenge buhangano. Nge ndi Biramahire Ibel, agent wa Bright Future, mbahaye ikaze. Ubwenge buhangano butandukanye n'ubwenge karemano, aho ubwenge karemano ari ubwo dufite twebwe abantu ubu twaremanywe, naho ubwenge buhangano bukaba bufitwe n'imashini dukora. Artificial Intelligence Appreciation Day, umunsi wo kwishimira ubwenge buhangano. AI Hat LLC Company ni kampani iherereye i San Francisco, California, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishinzwe guteza imbere no kumenyekanisha ibijyanye n'ubwenge buhangano AI. Muri Gicurasi 2021, iyi kampani yashyizeho uyu munsi ngo ube umunsi wo kwishimira ubwenge buhangano, ikizwi nka Artificial Intelligence cyangwa se AI. Mu birori byo kwizihiza uyu munsi haganirwa ku byiza bya AI mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Kuri uyu munsi kandi hanaganirwa ku bigomba kugenderwaho ndetse n'imirongo ntarengwa mu gukoresha AI. Kuri ubu AI tuyisanga mu ngeri nyinshi z'ubuzima twirirwamo kubera imbaraga yagaragaje mu kunganira imikorere y'abantu ndetse no mu kubafasha kugera ku ntego zabo vuba. Nko mu buvuzi, AI ikoreshwa mu gusuzuma abarwayi, gukura amenyo, gutanga imiti yihariye ku murwayi, gushyira ku mubiri cyangwa se mu mubiri dukoresha dufasha mu kwita ku bana n'uburwayi budakira nk'abana diabete, ndetse no mu buryo bwo kuvurira kuri murandasi. Mu icungamari finance, AI naho ntihatanzwe, aho ifasha mu kumenya byihuse inyerezo ry'umutungo. Mu kwakira abakiriya kandi naho iri koranabuhanga rirakoreshwa, aho ritanga amakuru ku byo umukiriya akunda cyangwa se yanga, rigendeye ku mahitamo akora buri munsi yaje kugura. Ikirenze kuri bariko, AI tuyisanga mu muhanda mu gutwara ibintu n'abantu. Ubu ngubu hariho imodoka zigezweho zifite ikoranabuhanga ku kigero cyo hejuru. Izihariye muri izi ni izitwara nta bashoferi, izizwi nka automatic cars, aho ushobora kubwira system yubakiye mu modoka uti njyana ahangaha, ukiryamira ubundi igakora akazi kayo ikahakugeza mu gihe gikwiye. Mu gukoresha ubwenge buhangano kandi dusangamo ibyitwa conversational AI, aho iri koranabuhanga rikora amarobo aganira neza nk'abantu akoresheje icyitwa natural language processing. Ukaba ushobora kuyibaza ikibazo cyose ushaka mu rurimi rwose ushaka ikagusubiza. Si ibi gusa kandi, kuko ubwenge buhangano bukoreshwa no mu nganda, hagakorwa imashini zikora imirimo ikenerwa mu ikorwa ry'ibicuruzwa tubona cyangwa dutunze. Benshi kandi bazi icyitwa virtual reality headset, ikimeze nka rinete wambara ku maso ubundi ugatemberezwa henshi neza nk'uhibereye. Iyi nayo ni AI. Ngiri koranabuhanga risobanuye iterambere ryacu ry'uyu munsi. Ngiri koranabuhanga wabona ahantu hose wareba. Artificial Intelligence, ubwenge buhangano AI. Ikoranabuhanga ryizihizwa tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. Tubashimira ko mudukurikira. Ubaye uri mushya kuri iyi channel, ntugende kuri subscribe ngo tujye tubana buri munsi. Umunsi mwiza.